iravuga ngo rubyiruko duhitemo neza twubaka u Rwanda twifuza. Impamvu twateguye iriya insanganyamatsiko irajyana na gahunda tugiye kwinjiramo y'amatora igamije kugira ngo urubyiruko rusobanukirwe gahunda z'amatora, uburyo rushobora guhitamo batazahitamo nabi, usibye ko ibyo ngibyo mu karere ka Rwamagana twabirenzemo, ariko bujya kwigisha abari uguhozaho. Kandi urubyiruko nago twararushimiwe, ruhabwa ihene zirabyara. Uyu munsi rero twari no gutangiza igikorwa cya gahunda ya Girinka rubyiruko mu karere ka Rwamagana, kuko target yacu nuko twubaka ubukungu bw'urubyiruko, tukagira urubyiruko rushoboye apana mu miyoborere, mu mibereho myiza, ariko no mu bukungu. Ntibumve ko umuntu atunga inka uko yashatse, yayigabiwe ari uko yagize abana avuga ngo nkeneye amata, ahubwo agahera ari urubyiruko atunze inka, bikaba ibintu turaga barumuna bacu n'abanyarwanda bose muri rusange. Uyu munsi rero twayitangije mu mwabonye zira nka twatanze, ariko ni gahunda ikomeza, n'ejo arizo tuzatanga mu byo mwaganirijwe harimo no kugira uruhare mu matora. Nk'urubyiruko n'uruhe ruhare mugiye kugira ngo amatora azagende neza? Nk'urubyiruko uruhare tugiye kugira amatora azagende neza, gushishikariza urubyiruko rugenzi rwacu kwitabira ibikorwa by'amatora, cyane bikosoza ku maresite y'itora. Murakoze cyane. Amazina nitwa Munyaneza Isaac, ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Rwamagana. Uyu munsi twagize inteko rusange y'urubyiruko, ihuza inzego z'urubyiruko kuva ku rwego rw'umudugudu n'ibindi byiciro byose by'urubyiruko byo mu karere ka Rwamagana. Twese hamwe twari abantu 774 bahagarariye abandi. Icyo rero inteko nk'uko mwabibonye kuri terms cyangwa se ku nsanganyamatsiko nyamukuru y'uyu munsi, iravuga ngo rubyiruko duhitemo neza twubaka u Rwanda twifuza. Impamvu twateguye iriya insanganyamatsiko irajyana na gahunda tugiye kwinjiramo y'amatora igamije kugira ngo urubyiruko rusobanukirwe gahunda z'amatora, uburyo rushobora guhitamo batazahitamo nabi, usibye ko ibyo ngibyo mu karere ka Rwamagana twabirenzemo, ariko bujya kwigisha abari uguhozaho. Ikindi nanone uyu munsi muri inteko rusange turisuzuma twebwe nk'urubyiruko, tukareba ishigwa mu bikorwa ry'imihigo y'inama y'igihugu y'urubyiruko mu bukungu n'ibiki byagezweho twishimira, ese impact byagize mu rubyiruko tuyoboye, mu rubyiruko society no mu baturage zimeze ziti, ese mu mibereho myiza niki cyakozwe, urubyiruko rwageze kuki, mu miyoborere urubyiruko ruhagaze ruti. Mwabonye ko nko mu bukungu twesheje imihigo ku kigero cy'100%, mu mibereho myiza twesheje ikigero cy'100%, mu miyoborere niho turi kuri 98 n'ibice bitandatu. Kandi nabwo icyabiteye nuko hari tugari tumwe tutagira ubutaka bwa leta ngo twubakeho ibibuga by'imipira, ku buryo ki mugena migambi ry'akari umwaka utaha 2024 2025 byashizwemo, naho twizera ko ubutaha tuzaya twesa imihigo 100% Rwamagana. Ku ndengo mpuza twagize 99 n'ibice 2% mu kwesa imihigo. Ikindi twarebye ni ibikorwa twishimira mu karere ka Rwamagana. Ese uyu munsi nibihe ibikorwa byaje bigafasha urubyiruko? Mwabonyemo abamwe bage bahaga miliyoni 25, abahawe miliyoni 40, abahawe 7, abahawe 10, abahawe ibikoresho, abahuguwe, abahawe ihene. Mwabonye ko habayeho no gushima inzego z'urubyiruko mu byiciro bitandukanye kubera motivation, uruhare bagira mu iterambere ry'imibereho myiza, uruhare bagira mu gukangurira abandi urubyiruko, nago twararushimiwe, ruhabwa ihene zirabyara. Uyu munsi rero twari no gutangiza igikorwa cya gahunda ya Girinka rubyiruko mu karere ka Rwamagana, kuko target yacu nuko twubaka ubukungu bw'urubyiruko, tukagira urubyiruko rushoboye apana mu miyoborere, mu mibereho myiza, ariko no mu bukungu. Ntibumve ko umuntu atunga inka uko yashatse, yayigabiwe ari uko yagize abana avuga ngo nkeneye amata, ahubwo agahera ari urubyiruko atunze inka, bikaba ibintu turaga barumuna bacu n'abanyarwanda bose muri rusange. Uyu munsi rero twayitangije mu mwabonye zira nka twatanze, ariko ni gahunda ikomeza, n'ejo arizo tuzatanga musha, ndetse ni n'igikorwa gikomeza. Mu kwezi kwa 8 tuzatanga izindi ku bufatanye na ADPR, mu kwa 9 tuzatanga izindi ku bufatanye n'abadive. Ni igikorwa kizahoraho. Uyu munsi kwari kugitangiza ku mugaragaro, ari byo mwabonye abayobozi badufashijemo kugitangiza
ndakeka n'ibyo ngibyo uyu munsi warugamije. Murakoze. abazihabwa ni bantu tumugendera kuko murakoze cyane. Icyambere mu gutanga inka tubanza kurebaho, tureba umuntu w'urubyiruko uri mu myaka y'urubyiruko washatse urugo, ufite abana, afite uburyo bwo kwiragira, ubwo naho ubutaka bwo kuba yayiragiramo, ariko akaba nta kandi kazi afite kamwinjiriza amafaranga. Uwo muntu ni uwa mbere. Icya kabiri nanone ni uwarokotse jenoside utarengeje imyaka 30, nawe twibandaho akavuga ngo uyu muntu warokotse jenoside. Kugeza ubu twahereye ku bantu bubatse ingo, nejo mwuri abo tuzahana warokotse jenoside ariko wubatse ingo, ufite abana nawe udafite ubushobozi. Ikindi ni abantu b'imfubyi barera abandi, tubarera nkura wa Kigabiro afite abandi bana rera, ise na nyina ntabariho ariko arera barumunabe. Abo ngabo nawe akaba afite uburyo bwo kuyitunga. Nuvuga ngo twarebye urubyiruko ruri special rwihariye mu byiciro ku buryo ki bari bakeneye ubwo bufasha, ariko bafite n'ubushobozi bwo kuba bakorora za nka zikababyarira umusaruro, zikabafasha gutera imbere, ntizibabere ikibazo. haba hari umubare runaka mufuza gutanga mu gihe runaka? Murakoze cyane. Ubundi uyu mwaka duhereye ubu ngubu dufite target nibura ko bizageza mu kwezi kwa 5 tutari munsi y'inka 14. Ibyo rero kandi birashoboka dukurikije aho uyu munsi tugeze n'ibyejo nibyo duteganya. Dufite n'abandi bafatanya bikorwa twamaze kuvugana, twabasabye ko mwige na migambi ry'ibikorwa byabo iyi gahunda ya Girinka bayiteganya zikajamo. Bose twaravuganye, twizera ko zishobora no kurenga, ariko awa target ubundi abari inka 14. So mwatanze uyu munsi zifite agaciro kangana iki, nejo muzatanga zingahe? Murakoze cyane. Ubundi inka dutanga nifite agaciro hagati y'ibihumbi 450 n'ibihumbi 500. Uyu munsi rero twatanze inka zifite agaciro ka 1,400,000 nizo twatanze. Ejo tuzatanga imwe ifite agaciro k'ibihumbi 500, kuwa izindi tuzatanga 3 za 1,150,000. Inka ifite agaciro k'ibihumbi 500. Range ni hagati ya 450 n'ibihumbi 500. Ya nk'umuntu azorora ikamuha umusaruro mu gihe gitoya atabanje kwiragira umwaka umwe, imyaka 2 itaramuha umusaruro. Kuko icyo dushaka ntabwo ari bivuna urubyiruko, ahubwo ni ibifasha urubyiruko kwiteza imbere babikuye mu miyoborere myiza. Kuko ibi byose ntabwo ari agashya, ni gahunda ya Perezida wa Repubulika. Urubyiruko turi gushigikira gahunda ya Girinka. Niba turi kwishigikira rero, ntabwo Perezida atanga inka ngo zibera abantu umuzigo, ahubwo azitanga kugira ngo zibabere igisubizo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Murakoze namwe. Amazina ni Jean Bosco Turikumana, NWS coordinator mu murenge wa Nyakariro. Hanyuma ubumwe mu bantu bahawe izi, ese nk'urubyiruko bisobanuye iki kuri mwebwe? Kuguhabwa inka icyo bisobanuye kuri twebwe, bituremamo icyizere no gukora dushishikaye kandi dufite imbaraga n'umwete ko ubuyobozi bwiza bwacu budutekerezaho mu byo dukora, mu musanzu dutanga wo kubaka igihugu budutekerezaho. Ibi ngibi rero biradufasha mu gukomeza kugira umwete mu kubaka igihugu cyacu ndetse no kugera aho tukigeza by'umwihariko. Ikigiye kumfasha, iramfasha kwiteza imbere cyane cyane mu buhinzi nakoraga. Ndabona ifumbire kire mu mbuto nakoraga kuko nkora ubuhinzi bw'imboga. Aho ngaho ubwo urumva already ubuhinzi bwanjye bugiye gutera imbere, bugire ikindi kigero buzamuka. Ifumbire wayibona gute? Ifumbire nayibonaga nyiguze ku baturanyi bikampenda, ariko kuba ari ngewe ngiye kujya nyibonera hafi birabasha kuba byatuma ubuhinzi bwanjye buzamuka. Ngorofani niho twaguraga cyangwa se batinduye ukagura igitinduro ku bihumbi hejuru y'10, 15, 20, ariko ubu ngubu urumva bigiye kunyohereza ya expense nashoraga ngura ifumbire, ubwo ngubwo nagiye kuyashora mu mushinga areba ikindi kintu akora. Mu byo mwaganirijweho harimo no kugira uruhare mu matora. Nk'urubyiruko n'uruhe ruhare mugiye kugira ngo amatora azagende neza? Nk'urubyiruko uruhare tugiye kugira amatora azagende neza, gushishikariza urubyiruko rugenzi rwacu kwitabira ibikorwa by'amatora, cyane bikosoza ku maresite y'itora ndetse no kuzajya mu gikorwa cy'amatora bagendeye ku gihe, badakererwa, bakitabira igikorwa cy'amatora ku gihe, bagatora mu ba mbere nta byo gukererwa.
murakoze.